Ni Rwanda Doc turacyari kuri cya gitabo A Thousand Hills Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. Ni episode ya kabiri tugiye kuba dukomerezaho. Ndacyari kuri bwa butaka bw'igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cy'u Rwanda gifite story nyinshi z'ubutwari. Muri izi story turibanda cyane n'ubundi kuri story y'urugendo rutoroshye cyane, urugendo rukomeye rwa Perezida Paul Kagame, urugendo rwo mu buhunzi, struggle nyinshi yagiye anyuramo. Reka inkuru yacu tuyihere mu mwaka w'1959. Icyo gihe hari kuba ubwicanyi ndengakamere bwibasira ubwoko bw'abatutsi. Urugo rw'aba Perezida Paul Kagame narwo ntago rwari gusigara. Ibitero byaje byataka umuryango we, hanyuma nyina wa Paul Kagame aza gufata umwanzuro nyine wo kubajyana ahirengeye kugira ngo wenda nibanapfa bapfire ahirengeye aho kugira ngo bapfire mu rugo rwa. Kuko ibitero rero byazaga bibataka, imodoka bitunguranye yahise ihagera batazi aho iturutse. Kumbi iyo modoka yari iy'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ndetse ikaba yari yoherejwe n'umwamikazi kugira ngo ize ibatabare. Iyo modoka yabajyanye mu rugo rw'umwami, ariko baza kubona ko aho hantu hadatekanye kubera ko ibitero byari bikomeje n'ubundi kwiyongera. Baza gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ubugande. Nta kindi batwaye rero ni ibikapu bikeya birimo imyenda yabo gusa, maze barambuka bajya mu gihugu cy'Ubugande guhungirayo. Kuba mu buhunzi byari ibintu bitoroshye cyane, ubukene ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nyine umva nk'abantu baba mu nkambi, nta kindi bakoze, kubatse nyine inzu y'ibyatsi kugira ngo ariyo bagumamo nyine bakomeze basurviving mu nkambi. Aho ngaho rero niho Perezida Paul Kagame n'ubundi yaje guhurira na Fred Rwigema, nawe akaba nyine yari yarahunze, ndetse baza kuba inshuti kandi magara. Bose rero mu bwana bwabo bakaba barageraga bakunda gukina imikino y'urugamba, ariko iyo mikino bakaba barayikinaga nyine kubera inkuru bagendaga bumva, cyane cyane inkuru babwirwaga nyine n'ababyeyi babo cyangwa se abandi bakuru aho ngaho mu nkambi. Bakunda kubabwira nyine ibijyanye no guharanira cyangwa se kurwanira ukwishyira kwizana. Ibyo bihe bitandukanye bagiye banyuramo Perezida ndetse na Rwigema n'ubundi byatumye bagira nyine hope ndetse na papasi yo kuba batangira kumva ko hari icyo bakora kugira ngo umunsi umwe bazagere ku nzozi zabo, arizo guharanira nyine ubwigenge bwabo ndetse no kwishyira ukizana mu gihugu cy'ababyaye. Paul Kagame mu bwana bwe yari umunyeshuri uri serious, byamufataga urugendo runini cyane kugira ngo agere ku ishuri. Nubwo yahuraga n'imbogamizi nyinshi, ubukene n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ntabwo byamubuzaga guperforminga neza mu ishuri. Kubw'ibyago rero nyuma yaho se wa Paul Kagame yaje kwitaba Imana. Hanyuma rero Paul Kagame biza kumucanga cyane, bituma atangira kuba frustrated, bituma atangira kumva noneho yashyira imbaraga mu guharanira ukwishyira kwizana ndetse no gutahuka mu gihugu. Ibi kandi nabyo byatumye nyine agira determination mu byo yakoraga byose. Mu myaka ya 20, no kuvuga ageze mu myaka ya za 20, Paul Kagame yaje kongera kugaruka mu Rwanda gusura igihugu cy'u Rwanda. Urugendo rutari rworoshye cyane bitewe nuko yagombaga kugenda yihisha kugira ngo inzego zitazamufata zikaba zamugirira nabi. Ndetse kandi yaje kubona ko mu Rwanda hari ikibazo cya injustice ku bantu be cyangwa se kubo mu bwoko bwe, ndetse uru rugendo rwari rurimo risk nyine zigiye zitandukanye. Ibi kandi byatumye yongera kumva ko afite inshingano yo guharanira uburenganzira bw'abantu be ndetse no guharanira ukishyira kwizana mu gihugu cyabo. Yatangiye rero kwiga ibijyanye n'ubuhanga ndetse na strategy byo kumufasha nyine uburyo ashobora gushepinga leadership ye. Paul Kagame ndetse na Rwigema ndetse n'urundi rubyiruko rwari ruri mu nkambi. Ubuzima bwo mu nkambi bwari bugoye cyane, ariko ibyo byose byagiye bituma noneho bumva neza impamvu ndetse na misiyo bagomba kugira. Nta yindi nyine nuko bizeraga ko bagomba kugaruka ku butaka bwabo ndetse bagaharanira uburenganzira bwabo, kandi bakubaka ahazaza h'igihugu cy'u Rwanda aho buri muntu wese ashobora kuba afite dignity cyangwa se uburenganzira. Iyi myumvire kandi ni nayo yashepinze Paul Kagame kuba umurida ariwe ubu
ngubu kuba ari umuyobozi ari perezida wubashywe ku isi hose ndetse no mu Rwanda abanyarwanda bakaba bamukunda bose. Ibi byose abikomora icyo gihe cyose na struggle yagiye anyuramo. Inkuru ya Paul Kagame rero y'ubutwari, umurava ndetse n'icyerekezo byose bituruka nyine mu bwana bwe, ariko nanone bitewe n'imibereho yabayeho y'ubuhunzi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibi kandi bikagenda bigaragaza nyine determination yagiye agira mu bwana bwe kugeza uyu munsi, ubwo n'ubundi akomeje kwerekana ko ari umuyobozi nyine ukwiye gufatirwaho icyitegererezo n'amahanga yose. Reka episode ya kabiri tuyigarukirize ahangaha kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibyo navuze bitakubanye byinshi, kugira ngo niba hari n'ibyo tumvishe neza ubashe gusubiza inyuma kugira ngo usobanukirwe, maze tuzagaruke muri episode ya gatatu. Niba kandi wumvishije nyine iyi nkuru ya Perezida Paul Kagame aho tugereje ahangaha yakwinspirinze, ndakubwiye ni kanda like, share ndetse ukande na subscribe kugira ngo dukomeze tubane nyine mu zindi episode, aho iki gitabo cyanditswe na Stephen Kinza nzakikugezaho cyose paka kirangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi utaruzi. Ciao ciao, turi kumwe.